ngariko ngo muhora mu ntambara simbizi nimba ko kari byo nibyo abaturanyi banyu bazi ko we na YAKA muhora mu ntambara nifuza ko yajya mugira inama sinavuga ngo gufa kuko asiyase arenze Shadyboo ku buryo nafuhira Asiya naba nafuye Shadyboo ngafuhira Asiya Shadyboo ko yaremeye ko yakamukora ku bibero ku matako ukamusoma Shadyboo none uko yarabikeneye kandi ntago nifuza ko ibyo byishimo umugabo wanje ampa ushaka kuba wubakiye ku gikomere nimba urugo ruriho koko ushaka ufite igikomere avuga ko ashaka umwana ariko ntagazi kwita ku mugore utwite ntagazi uburyo umugore utwite bameze ntagazi icyo abakeneye shaka kuvuga yuko nzabeshya ko yavuyemo yego ndakeka ari byubwo yashatse kuvuga ikaba itari irimo ikayitivamo nje nyamara ubushize twabonye ko wakuyeho umwenda tubona ko ari umubiri ibya byenda arajyamba na comment nyinshi ati ni byenda niki ariko noneho ubushize nje nabonye ari umubiri nyamubiri ikintu ngewe ndi gusaba Imana ayo magambo yose iyo mivumo muri gushyira ku mwana wanjye ihindukire bagarukire ko yaragiye kuvuga ngo aratwara YAKA muri make ashaje gutwara umugabo cyane byarabaye nawe ubwe yabikubwira byarabaye kugira ngo ubone yuko noneho nibihaye byamuhaye ngariko se mani ngova mani ngariko Sandrine mani nyina zamani avuga mani nk'icumi keretse ubwo uzanyigaragariza ariko sinzi muri make ufite na gahunda yo ko hari undi mugabo uzakwigaragariza INDAYA ngo yagiragiye aryamana na Murundi aca YAKA inyuma asubira kwa YAKA ati ntuzabyongere cecekeresha wa kumuca inyuma wese yanciye inyuma kangahe banga niba naremba ngo rero mwana ashakora wa Murundi rwose Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubaye ikaze merere impande zose z'isi ndabasuza cyane abantu bari mu Rwanda dore turi no muri guma mu rugo tugomba kwirinda cyane ndabasuje cyane n'abari East Africa ndetse n'abari muri diaspora no kuri nanjye ndabakunda uyu munsi rero nagendereye umuntu bita KEZA ngiye mwita KEZA wa YAKA wenda ubwo udukurikiye nawe ufite uko mwita simbizi KEZA tugoye kaze umumama murakoze cyane amakuru ni meza meze neza ni by'iki gihe nyine ku maguci ni guci niko ngo babyita ni guci ndabona wambaye ikanzu nziza y'ababyeyi murakoze nanone umeze gute se ndaho nyine ni by'iki gihe byaguma mu nzu nyine nta gishyashya nyine turi mu rugo muri mu rugo ariko hari igihe umuntu ajya kwikingiza ubona uko ujyayo kwikingiza nyine ni kwa gushaka nyine agatagisi kakugezayo kuko nyine uri umubyeyi nko kujya kubyara ntabwo polisi yaguhagarika kandi ni ikintu uba ugomba gukora nyine cy'ingenzi urumva nyine ushaka agatagisi kakakugezayo ukagaruka hanyuma duheruka gukorana ikiganiro ndetse navuga ngo harabakwifurije uzabyare neza ni ukuri KEZA turamukunda ibintu byinshi ariko hari n'abandi bavuze ati KEZA yigize kubutangaza ko inda ari yuriya Murundi ati Sandra nimwongeye gukorana ikiganiro na KEZA uzamutubariza ati yavuze ko bagiye kwisuzumisha bari kumwe Murundi yimbajije Murundi mba numva mbihereje Murundi nyine wenda nyine twagiranye nyine umubano wenda kamba ariko mbyita ariko ntago kuba twarawugiranye bivuze ko umwana ari uwiwe mbona bisobanura kenshi mwagiye kwisuzumisha kubera impamvu twagiye kwisuzumisha urabona hari ukuntu umuntu aza nyine ibintu yabigize fight byahatari yaraje aravuga ngo tutajyayo ngaraza mu rugo ngabwire YAKA ikintu bicyaka namwe muramuzi yo yinkwereye agatama yakuraburiza numva nyine agiye kubigira ibintu byatenda mbwa rero umwana nagaro kuko nubundi nawe yarabizi yuko mfite umugabo kandi mbana n'umugabo yarazi neza ko atari byo ariko nyine kwakunda umuntu aba yagize ibintu byahatari niba kumva ko umwana yaba ari uwe kandi atari byamutera ishema sinzi arambwira ati ndagira ngo ngiye tujyane kwa muganga tujye kwipimisha ndambwira ariko gutye gupimisha umwana utari wawe arambwira ati nutabikora gutyo ndabibwira YAKA kandi aho kugira ngo ajya kubimubwira nge naravuze kujya kwipimisha nta kintu kirenze gihari tugenda kugira ngo wenda bisakuze icyo gihe nyine icyo gihe kugira ngo yakabimenye cyara kitaragera ndavuga no kugira ngo neza abantu tugende tujyayo tujya kwipimisha nyine biraho nyine biraho
Umva rero kuba twaragiye kupimisha tugataha nyuma ntago amasezerano twagiranye yuko biri burangiriraho si yabyubahirije, ahubwo yahise arenzaho ajya mu itangazamakuru arasakuza cyane ngo indanga umwana ibintu nk'ibyo. Nyine biza no kurangira abantu babifashe nabi na yakubwe nawe ifata nabi, nyine biza kurangira nabi cyane pe. Nubwo si biranarangira ariko uko biri byibura ubu hari ibisobanuro byibura mba hagati yabo, nubwo bataremeranya ku kintu kimwe ariko byibura nge ukuri kwanjye kose ndakuzi kandi nzi ko byanze bikunze bizagira n'iherezo. Hanyuma hari n'abandi banditse comment, nyamara ukuri kuba ari umuntu ku giti cye ngo yakaga biyereka ngo ntabana na KEZA ngo ni ibiki abahe ngo abayereka ubuse wabivuze barabana. Nyine abantu bagira menshi, abantu baravuga nge ubusinkivuga ngo umuntu yavuze, none se nimba niho aba we ubana nawe se niho bikubwiye se ko tutabana? Ibyo kubana byo tunabyihorera kuko umugabo mushaka kubana ntabwo twatandukanye gutandukana, ariko dushaka kubana wenda akamara nyine tugaserera nyine wenda nkuko nanjye navuga ningiye mu rugo mu gihe tutamenanye neza, ariko nimba ushaka kujya wenda Kicukiro ukamusangayo ukajya wenda Kimisagara ukamusangayo ntabwo bivuze ngo twatandukanye cyangwa se tubana, kubera yuko umugabo aba ari mu kazi kiwe nanjye ndi mu rugo. Kuba ugiye ukamusanga ahantu nase nzajya muzirikira mu nzu kugira ngo utamubona ahandi ukavuga ngo nago tubana, iyo ni imyumvire y'umuntu nge kandi sinakubuza imyumvire yawe. Nimba wumva tutabana n'akazi kawe cyose nuko mfite umugabo tubana mu nzu, kandi nubwo naba ntabana nawe mfite uburyo nge mbyitwaramo nk'umugore wiwe, dufite uburyo nge nawe tubanyemo. Yego. Hanyuma hari uwanditse comment ngo muraturanye ngo ariko ngo muhora mu ntambara, simbizi nimba ko kari ibyo nibyo abaturanyi banyu bazi ko we na yakamuhora mu ntambara. Ngo aba banturanye nabo ngo ariko ngo urugo rwabo ni intambara, nibyo? Burya uzanseka amanuka nzaguseka azamuka, kandi burya urugo bundi zirara zishya nuko wenda bucya zazime. Kuba nararandwana n'umugabo cyangwa duserera nijoro uri umuturanyi wanjye ukabyumva, icyo gihe waza gutabara ntabwo wajya nawe kumurohereza. Wenda kuba bibaho ibyo ni ibintu bisanzwe mu ngo, ntabwo navuga ko yabeshye pe, ntabwo yabeshye wenda yaranabyumvishije, ariko nyine nanjye utanzumva byakubayeho ubusi nanjye nza mu itangazamakuru mvuga ngo nawe urarurwana. Ibyo byo ni ibintu bisanzwe, ntabwo nabihakana ngo twebwe ntabwo bishoboka, ni ibintu bibaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuba byarabaye akatwumva nta kibazo, nta kintu cy'igitangaza cyabayeho. Yego, ahubwo ageze dukiza niryo ari yakayagukubise bikakubabaza ukumva wataha. Nubwo wenda uwo muntu avuze ngo turarwana, ntabwo mu makosa yose nkorera mu mafite yose nkorera ntabwo kurwana ntabwo birabaho, kubera yuko yaka ntabwo uri kumusuzugura kuvuga ngo ndamusuzuguye, ariko ntabwo nkeka ko imbaraga zo kurwana yazi ntabwo yarwana nanjye. Hanyuma harabavuze ati yakaba kwasi ati kandi bigaragare ko KEZA amaze kurakara cyangwa se gusa nufuhira umuntu bitasiye asi waba umufuhira. None se ntabwo nabyita gufuha. Nyine mba mvuga nifuza ko yajya mugira inama, sinavuga ngo gufuha kuko Asiya arenze Shadyboo ku buryo nafuhira Asiya, naba nafuye Shadyboo nkafuhira Asiya. Ni ukuvuga ngo rero icyo mba nshaka nge nuko yamugira inama nk'umuntu ayobora, nk'uko ambwira ati ngiye kwa mabuja, nanjye bikanshimisha mvuga ni byibure agiye kwa Asiya mba numva ari ahantu agiye wenda harinzwe atari buhure n'abo bakobwa, atari buhure n'iki, mvuga nagiye gukorera amafaranga nyine ntago ari businde ajye mu mihanda asakuza, mba numva ari ahantu nyine heza ajya gukora. Ariko nyine impamvu mvuga ko bitananshimisha ku rundi ruhande, mba nifuza ko Asiya nawe ubwe nk'umuntu mukuru yajya mugira inama. Yego yaka arakuze, ariko imibare imyaka ni imibare, ntago uvuga ngo imyaka umuntu afite ngo niyo nibwo bwenge. Ubwenge arabufite, simvuze ko ntabwo agira, ariko twese tubaho kugira ngo umuntu twunganirane. Asiya afite kuvuga ati yaka ufite umuryango, ufite famille, nimba ndi bugambi 100 akira bino 50 byohereza umugore muri iyo minsi 3 bamaranye, mbe nticwa n'inzara, ayo mafaranga nyine mpe nyakoresha mu byo mu rugo. Ariko nimba no wamwihorera kandi asikara umugabo wubatse
niba wenda mu gihe batari no gushutinga atavuga ati fata akamoto ujye kureba umugore nyine bagasinda bya bindi byabo agora yinywera urumva nawe nta nama mugira nk'umukoresha we twese tuzi ko umuntu twubaha ababosi bacu twese kuko mu bosi no kuraho icyo kurya ariko nanone mu bosi takugira inama y'ubuzima ntago bayishimira kutera imbere kuri ngiye kuvuga ko wenda ku rundi ruhande munenga nifuza ko ajya mugira inama akamukebura kuko yakarumva iyo umugiriye inama ku rundi ruhande bitewe n'uko nagufata arakubaha akakora wenda ibyo umubwiye ariko nuko namwihorera bakaba yamara y'icyumweru ngo ari mu kazi amanywa nijoro shuti wa shootinga nijoro muri filime za Asia nago ndabona nuziya nijoro kandi nijoro ngo barabashutinga none bomva yakarihe nyine ntago icyo gihe ndabangiye gukeka aho nakeka nshaka gusanga atariho abari no kwasi ahubwo ngiye mba mvuga ni nk'umuntu mukuru nk'umuntu ayobora yajya mu kibara akavuga ati taha nzagukenereje uyu munsi ntabwo ngukeneye byibura akamenya yuko nyine afite umuryango agomba kwitaho ariko mu gihe nabwo bidakunze ndihangana nkabyihorera kuko umuntu niwe wavuze yagiye mu kazi ndategereza ko ugiye mu kazi ayo mafaranga nyine uvuga ko uri mu kazi kandi ntari gukora njyewe ndabyubaha kandi nubaha akazi kawe ahubwo kuki ujya mu kazi ntutahe ni nk'ibyo nyine ejo bundi nubwo yaratangaje ati nababajwe nuko wenda ati byaranshimishije yego ni byiza kuba umugabo wanjye yarasomanye na Shadyboo ariko nanone nanenze Shadyboo ukuntu yateze akagira iki byose akamukorakora ahantu hose wabitewe n'iki kandi ngiye duherukana umbwira ati ni ishema yampeshije nyine burya hari ikintu bita kurenzaho kandi hari igihe ikintu kiba mu buryo kibaye ntago byiri kumbabaza ngo ndire ngo mvuze induru nigaragure ngo ndarize huya kuko biriya ni ibintu nge menyereye bitanantunguye gusa ku rundi ruhande sinavuga ko nabikunze cyane byarambabaje ariko nanone nihesha amahoro mvuga yuko nyine atari ibintu ndota ku buryo ntasinziriye Shadyboo ko yaremeye ko yakamukorakora ku bibero ku matako ukamusoma Shadyboo nawe nuko yarabikeneye kandi ntago nifuza ko ibyo byishimo umugabo wanjye ampa ntago nifuza kubibona njyenyine Kigali wisheye niyasharinze wifinishe rego bazakora nawe rero ubwo niyisharingire nabona izo keya nanjye atagira ngo hari icyo namurushije kandi ntago navuga ngo nukumufuhira ngo mutuke oya burya abagore hari aho ugeze ukavuga ati hano nabandenganyije umuntu ntago yigeze aza kumutwara mu rugo yakarijyanye sinzi naho bahuriye urumva rero uwo narenganya baravuga ngo zirika ihene yawe yukunaniye ikajya kona ntago warenganya rero nimba kuyizirika yanjye byarananiye nijye kuyonera nyine ahandi ariko ushobora kuba uri umuntu ukunda kwikomeza ubushize rwose bavuze ati nishimye nishema ariko nanone bitandukanye nuko ati Shadyboo kuba yaremeye ko yakamukorakora nawe yarabikeneye urumva ko nawe hari icyo umushinja yarabikeneye nyine uko byagenda kose hari ikintu butagorora kandi nta n'ikintu nabikoraho ibyo byose byabaye simfite uko nabigarura iyo ikintu cyarangiye utafite n'ukuntu wakigarura ucyakira gutyo cyane reka ashobora ko yarashimishaga wenda YAKA usura na Shadyboo yakemera wenda YAKA none se tuvuge ko yari yasinze se kugira ngo bira byose bibe tuvuge ko yari yasinze kugira ngo bira byose bibe bira ni ibintu biba mwese mubikeneye none se aragire impuhwe YAKA yabanaga YAKA natamusoma ari bapfe nuko bose bari bakeneranye umwe yari akeneye undi kuko uburyo amashusho agaragara YAKA nawe ari kumubyinira n'undi nawe aseka reka sinavuga nuko bose bari bakeneye amwereka ikibuno ngo reka amwereka ikibuno umwereka imbere bose bari bakeneye iki bose bari bishimiranye kuko byasaga naho buri wese yari yishimiye guhura n'undi kandi nibyo koko bose ni abasitari turabazi urumva ko hari igihugu ufite izina ariko ukeneye gura undi muntu ufite izina urumva ko nawe wamwishimira ko nawe yakwishimira kuba barahuye rero bagahuza urugwiro nuko bose bumvaga bishimiranye kandi buriya ntuzajya hagati y'abantu ngo ujye kuvuza induru kuko n'ubundi ubusenze ahantu yakare nibo yasubiye yose amaze turimo yiguma mu rugo amaze iminsi nabwo ataragaruka mu rugo bahuye atari muri guma mu rugo harya iriya video yasohotse imaze nk'iminsi ingahe tanura mwese hari igihe umuntu bahuye tutari muri guma mu rugo nzi aho bahuriye se ntaho nzi ariko hari igihe umugabo aho umugore update akamubwira ati sheri ndagiye ngiye mu mujyi ava mu mujyi ati bibaye ngombwa ko njya Kicukiro yagiye yava mu rugo gutyo gusa ntaga kubwira ati ngiye aha naha
nyine wenda yari ngombwa akabimbwira nyine gake gashoboka ntabwo navuga ngo nibura uko agiye rero arabimbwira ariko hari n'igihe ambwira ngo ngiye hano hepfo ku muhanda ambwiye ngo giye ku muhanda agatega moto akagenda sinamenya ahantu yagiye ariko ikibimbwira ikintu kinsetsa kiwe abikora gutyo n'ubundi niba bazi ko nta kamera ziriho n'ubundi bugaca nkabona ba postinze nibaza afite mu mutwe yazi agiye gukora biriya bintu ntabwo abimbwiye kandi ibyo agiye gukora birajya ku rubuga mbibone uretse ko nta n'ikintu nabikoraho wenda avuga ati n'umusi nambona arangira ati ushobora kuba wubakiye ku gikomere nimba urugo ruriho kuko ushobora kuba ufite igikomere kubaka ni inzira nyinshi ni ikintu ukora ku buryo utazicuza na rimwe ntabwo wenda kuba byaba ari igikomere ndagifite kinini cyane niyo mpamvu nyine akenshi ubu ikintu kitakiba ngo mbabare ngo reka nyine mbyakira si uko kiba kitambabaje ariko nsigaye mbyakira vuba ku buryo ntagomba kubitaho umwanya wanjye kuko ugiye ubabazwa n'umugabo ugiye ubabazwa n'urugo ntabwo wakubaka umugabo arakubabaza ariko ugakomeza ukagerageza kugira ngo umwereke ko cya kintu yakoze byibura wowe ubyirengagiza iyo abonye ko agerageza kubabaza wowe ukamera nk'awabimenyereye nawe ubwe akagira isoni akamwavuga ati mudamu wanjye ndamubabaza ariko iyo bihaye mwanya cyane ukajya uhora uhangayitse ndakubwiye ngo ubwo kubaka biranga n'ubuzima bwawe bukangirika kuko iyo uhora na stress utuntu tutubazo uhora nyine uhangayitse muri wowe buri gihe iyo mpamvu navuze ni rero nta mpamvu yo kujya mpora ndara mpagaze hejuru y'umugabo nzajya ndyama naza ryame nataza nyine cicike icyo nzi cyo nuko igihe kizagera ntujye ugira ubwoba ko ushobora kubyara atanahari ibyo ni ibintu birashoboka cyane ahubwo kubera yuko usaba abari mu rugo se kangahe abari mu rugo gake cyane urumva rero ariko isaha n'isaha nyine mvuga ni wenda ngize ikibazo mfite umuntu nahamagara ufite imodoka akangisa kwa muganga wenda ngiye mbona atazanamenya ko nanabyaye kubera nyine azabyumva gutya mu makuru yumve ngo KEZA kuko nta mwanya wa mwanya uba ukeneye urabona iyo utwite uba ukeneye keya z'umugabo ukeneye umuntu ukuri hafi rero iyo uwo muntu adahari uvuga uti wenda nkeneye amazi nk'ubu nicaye hano nyine hari utuntu twinshi ukenera umugabo yakagukoreye cyangwa se undi muntu ukuri hafi ariko iyo uri wenyine mu nzu ugira irungu nyine uburyo umeze nk'umuntu utwite wowe wifuza kugira undi muntu hafi rero iyo adahari umenyera kuba uwo muntu adahari ku buryo ugize n'ikibazo ukaba ugiye kubyara adahari witabaza abaturanyi cyangwa se nyine ukora ubundi buryo ariko nzi neza ko n'ubundi bizaba adahari kuko nta kintu babimubwiye nyine abavuga ko ashaka umwana ariko ntagazi kwita ku mugore utwite ntagazi uburyo umugore utwite aba ameze ntagazi icyo aba akeneye aho yumva ngo niba yasize 2,000 hariya byo guhaha nta nzara yakwisha garangiye ariko nyine nkawe nk'umumama nkawe nyine uzi uburyo umerewe nawe umenyera ubwo buzima ukumva ko isaha n'isaha n'ubwo wabyara adahari ugomba kubyakira hanyuma hari undi muntu mbanza ari n'umumama niba ngaba Norvège sinibuka igihugu yanditse yavuze ati KEZA ati noneho wenda tubonye ko ashobora kuba twita ati ngene ntarabyemera ntazaze wenda atatubwira ati ndayavuyemo ariko nanone ikintu gito nakosoraho nekereza ko umuntu atakumva ko umuntu azabyara ateganya ibibi ahubwo twakakwifurije twese ikintu cyiza ariko wenda ni kubera iki utekereza ko umuntu ashobora kuba ati KEZA ashobora kuzenda kuvuga ngo ndayavuyemo akumva ko iyo nkuru yabaho yego byose birashoboka ariko twese sicyo twifuza umuntu wavuze gutyo ahubwo ndakeka komenti zose barazisomye umuntu wavuze gutyo ndumva nyine aricyo yifuza sinzi kuno nyine uburyo mise mbifata ndumva yifuza ko byakagenze gutyo ariko Imana nsenganaga yabyemera none sibwo arashaka kuvuga yuko nzabeshya ko yavuyemo yego ndakeka ari byubwo yashatse kuvuga ikabutari irimo ikayitivamo nyamara ubushize twabonye ko wakuyeho umwenda tubona ko ari umubiri ibya byenda arajyamba na komenti nyinshi ati ni byenda niki ariko noneho ubushize nje nabonye ari umubiri nyamubiri ikintu ngewe ndi gusaba Imana ayo magambo yose iyo mivumo muri gushyira ku mwana wanjye ihindukire bagarukire kubera yuko birababaza kuba umuntu uyu nguyu aba ari umwana w'umuziranenge uba utaravuka ariko nk'umuntu n'umumama nabonye izina ry'umudamu nk'umuntu w'umumama cyangwa w'umukobwa uzi ko nawe uzabyara cyangwa uzi ko nawe ibyo bintu bizakubaho
ugatekereza uvuga ngo nzavuga ko inda yavuyemo nkeka ko ubwo urabyifuza ariko ntabwo Imana yabyemera. Nzavuga ko yavuyemo kandi irimo umuntu kandi biranashoboka ko yanavamo wenda nta nubwo Imana izanabikurinde. Ibyo ni ibintu by'impanuka ntabwo nakibaje byaba accidentally. Uburyo umubyeyi avunika atwita ntabwo mubyeyi wifuza ko inda iyo yavamo cyangwa se umwana we yagira ikibazo. Twese tuba twumva twifuza ko twajya kubyara nk'abandi bose, ariko umuntu uri gutekereza ko iyo kintu cyabaho nkagikora ubu se nanga umwana wanjye ku buryo nanjye kuvuga ngo yavuyemo kandi yavutse. Nyine ubwo wabivuze reka mwifurize kuba nawe ibyo yantekerereje reka nawe mbimwifurize kuko wirakara umuntu wakwifurije ikibi se wo mwifuriza ikibi nawe. None se niba umuntu w'umubyeyi umuntu muzima uvuga ngo nzavuga ko inda yavuyemo ubu nzanyira ngahe indi ivemo ako ubundi kugira ngo indi ivemo bazi ikintu bivuga cyangwa bazi ko rukwicira nko gucira amacanshwe. Uziko iyo byageze aho ngaho nawe ushobora kuhabura ubuzima. Tunerekane no kubivugaho ni ibintu bibi cyane. Ariko ndabona urakaye cyane ke. Ndabona bikurakaje. Ibintu mwavuze ku mwana wanjye ni byinshi basimurekera. Katuhindure sije ndabona ugiye no kurira. Imana igufashe nta mubyeyi utwite ugomba kubabara reka tutakurakaza. Hanyuma ke hari akantu umenyesho ndapostinze kuri stati yawe ushiraho utuntu duseka cyane ku kiganiro nakoranye n'umuntu bita FANNY. Ku FANNY wasekejwe n'iki? FANNY uraho ko FANNY wako ikiganiro yasinze. FANNY ndamuzi nawe ari mu bakobwa twagiranye bifu mupfa ikise kandi bwa mbere muri ya minsi nyine nanjye nkifuherera YAKA nyine byabayeho nyine nawe yararimo mu abo bakobwa twaraserereye birarangira ariko nabonye ejo bundi yarakoze ikiganiro nyine ariko nk'ubu mitsingi ariko besha ntigavuga ko ari iki ari bro we ari brother we naramubonye ariko ikintu cyansekeje ni kimwe ko yaragiye kuvuga ngo aratwara YAKA muri make ashaje gutwara umugabo cyane. Byarabaye nawe ubwe yabikubwira byarabaye ariko nyine ntibyakunda kubera nyine nahise mbihagarika nyine nyuma nsaba imbabazi birarangira nyine tubona inshuti bisanzwe biraho ngaho. Ubu muravugana nyine tuvugana biraho ntabwo ari ibyadanje ariko nyine iyo umuntu mwiyunze mupfa ikintu nk'icyo nyine muvugana nk'abantu baraho. Rero ikintu cyanyumije urabona uriya musore waje ngo ni musaza we ko nabonye n'ubundi kuba yaragiye gutwara YAKA n'uriya mugabo afite nawe kumbona nawe ari kazizi urabyo byari itandukaniro ryari rihe hagati nyine hari ukuntu ugira guhitamo n'ubundi ugahitamo nabi n'ubundi neje ugahitamo nabi ari we we na YAKA ni bamwe. Burya arafata mikoro akajya kubita ngo mani ngariko si mani nyine mani noneho uryo kugira ngo burya ibiganiro by'indakurikira cyane kugira ngo ubone yuko noneho nibihaye byamuhaye ngariko si mani ngo va mani ngariko Sandrine mani nyina zamani avuga mani nk'icumi. Twarangije ikiganiro ari mani gusa icyo gihe nyine nje meze kuriya ntago nakirirwa nicara imbere ya kamera ariko nari mutunguye ntago ari amakosa ye umutunguye nyine ariko nawe abaraburije numva ngo afite umudiaspora ubuse kubona umugabo w'umudiaspora ngukunda akabona muri amanu hondo afite fiance ahondo umutwe mani ntabwo nabikunze ngewe ntabwo nzamukumbura. None ari we wabugirira inama mu diaspora yo kumwagase oya ntabwo nabwira kumwanga kubera ko nyine kunywa gacupa twese twarakanyweye karanaryoha pe ariko ugira igihe wenda nubwo mwamutunguye wenda ari kukanywa namwe rero use kuki mwabonye misikora mukakomeza mukamutunga kamera ariko si n'ubwa mbere agikoze gatwe twishakira amakuru rwose nimukaturenganye pe niba ariko ke tuvugisha ukuri ubaye uri ngewe abantu mujye mutwumva ukagera ahantu hahiye kubera icyo wakumva ko watahiraho kandi aricyo nyine none se twe dutunzwe n'umunwa tujye tubwizanya n'ukuri sibyo ni nko kubura umudokiteri ukabona umurwayi urembye cyane ukavuga ati mfite ubwoba uyu murwayi atampfiraho kandi nanjye ashobora umunyamakuru rero ni gusanga umuntu iwe uragenda ati ashobora kwemera cyangwa se akanagukubita byose birashoboka kandi ankubise nabyerekana sinakuraho kamera ariko
Fanny ntabwo ubwa mbere akoze interview ari muri mine byinshi nyine aba yananyweye nibisanzwe ubona nka kuntu ushaka kuzuka tuvuga ati ke bakuzanira igipirimus cy'ababyeyi winywere nkavuga nikizana we intege nyamba afite nkahita ntangira nanjye guhonda umuntu we rero n'ubundi ibiganiro byose abari muri mani ni ibiganiro bice atari muri iyo atari kuvuga mani bitavuga shana noneho ijisho n'umweru ubundi abari muri za mana se kubusa Sandri noneho cyane iyo mwakoranye wowe ariko gusa nyine nta Fanny ni inshuti yanjye niba yikundira agatama wanayinywera insinge yiwe nabirenze ariko nyine gusa ajya amenya yuko abari imbere ya kamera menye uburyo yitwara imbere ya kamera kuko hano ubonwa n'isi yose kandi n'uwo muntu uri kugukunda ntago yifuza kugaragara gutyo aba yifuza kubona wa mukobwa buri wese yakifuza wa mukobwa buri wese mitsingi yakifuza ariko keshyizemo n'inyuro banze utaramabariye we ubu nta kibazo mfitanye n'abakobwa bose bakundanye n'umugabo wanjye kubera yuko umugabo rega ntibazakubeshye ngo umugabo n'umugore umwe ntabwo bijya bibaho aho bitandukaniye uburyo bikoramo hari umugabo guca inyuma ntubibone ntunabitekereze aho ni sawa ariko umugabo waje kubikwereka aba yagusuzuguye icyo nanga nge no kubikora mu maso yanjye uzko yakiriye pe mbese cya Kigali urimo bawumva ko nabandi bose bagomba kuba bakirimo shake urikomeza nkabikunda ati nta mugabo w'umugore ndabazi nta mugabo uzambeshya ariko disi KEZA ngewe harabanze muri komenti ngo KEZA afite trauma mbona nyine umva ko abantu bose ari babi niba uvuga ati nta mugabo mwiza ubaho kubera YAKA bumva n'abagabo bose ari babi ugakoze mu ki umugabo se hoya keretse ubwo uzanyigaragariza ariko sinzi muri make ufite na gahunda yo ko hari undi mugabo uzakwigaragariza ese ntihari igihe ubaka bikanga kandi uracyari na muto oya wenda sindi muto byo kuvuga ngo ibicyari oya nase uri mukuru ku buryo utabona undi mugabo ese we n'umugore ufite abana batanu none se nyine akora ubukwe akambara agatimba nganswe ngewe ukakambara bwa kabiri sha ikibazo cya nyuma nk'iba KEZA rwose aratsetsa ababyeyi reka njye mbaha iminota mikeya rwose ndabizi kwicara biba ari ikibazo nkibariza n'ikibazo cya nyuma tunasoza iyi saha noneho uba wumva ari nk'ikihe kintu abantu bose bavuga ntago babana ni ugutwika ni ukubeshya gira ubutumwa ubagenera iki kiganiro cye bazagikurikira ni ukuvuga ngo wowe umuntu ukivuga kubeshya cyangwa gutwika hari imitwiko isigaye iriho ubu ngubu utakinisha byo kuvuga ngo bana n'umugabo none se ntago wenda mbivugaho cyane ko mpora mbisobanura nimba ubona ari ugutwika nyine ukomeza ukurikirana iyo mitwiko nawe uzatwika nkuko natwe twatwitse kandi nimba ari umuntu ubona ko ari ibyo byanyabyo nawe ndagushimira cyane anagusengere rwose nkunda abantu niba wenda utakunze ikintu umuntu yakoze ariko gutukana hari abantu bagira amagambo mabi afite mu kanwa hano kahaburanye nk'umuntu wifata akandika muri comment ngo KEZA ngo indaya y'i Burundi ngo KEZA indaya y'i Burundi ngo uzabyara iyo ndaya ryari nk'umuntu ufite mu bwonko hazima ngo uzabyara indaya ntuzite indaya umuntu utigeze ujya comment zisaba zose ntabwo bakubwiye ngo uzabyara iyo ndaya sawa nyine ahubwo baravuze ko KEZA ni indaya ngo yagiragiye aryamana na Murundi aca YAKA inyuma asubira kwa YAKA ati ntuzabyongere cecekeresha wa mugabo wa mukobwa ko biganiro byose mbireba ke televiziyo yose burampera ku cyo twakoranye nkakora byose mbireba ngenda nsoma comment nyine kosa ngo wakoze icyo bagushinjije ngo waciye YAKA inyuma ngo ujye kwa Murundi hakora muransetse none sibyo nishyano nabankoze ngo kumuca inyuma wese yanciye inyuma kangahe njye nagiye rimwe nuko nafashwe we namufashe inshuro zingahe ubusemwe bw'abagore muri kudukurikira muco bagabo bamye inyuma inshuro zingahe tuvugishije ukuri mubikora kangahe none njyewe akantu gatoya guhura n'umuntu mukaganira uretse ko wenda twebwe bita bijya ku rubuga urasaze ngo banaciye inyuma umuntu ngo ari yakana banga niba ari bango rero uyu mwana ashakora wa Murundi rwose ntago yaba uwe umwana n'umukongomani n'umukongomani sure nakuvuga none indiba y'umukongomani YAKA karya
yewe gashake wakoze cyane rata kandi ukomeze wihanganire abantu wenda baguca intege ku isi ntabwo biba ari byiza ariko ufite comment nyinshi cyane kugeza isaha ariko reka mvuge ngo wabonyemo ni nziza zikubwira tuzabyare neza ntugacike intege byose umuntu abicamo wakoze cyane kubaho uhigana no kwakira ibibi no kwakira ibyiza rero ntabwo abantu bose bagukunda nta nubwo abantu bose bakwanga gusa nyine abankunda ndabashima cyane tumva ari byo urakoze Gasaro TV.